ubundi ikirere cy'umwuka isi y'umwuka ntabashobora kwisobanukirwa. Hari ijambo riva ku Mana, hari ubuhanuzi bw'amarangamutima, hari n'ubuhanuzi bwo kwa Satani. Iyo ni imyuka itatu yunamiye isi mu buryo bukomeye. Hari umwuka w'Imana uvuga, abantu bakavuga Imana yabatumye, kandi abahanuzi barahari rwose turabemera, bakorera Imana, bavugira Imana, bavugana n'Imana. Hakaba n'abandi bantu bakoresha amarangamutima yabo. Ubu ngubu uri umusore, kuguhanurira ubukwe ni abanyobye. Ese ntuzarongora? Umusore wese ujya kakunyana n'umwukwe burihuse. Rero simpanuye. Ngo nanjye Imana yambwiye ese niba uri umusore uzarongora, niba uri umukobwa uzarongorwa, niba uri docteur uzabona akazi ntagitangaza. Ngo hanurira akazi se. Vuga ngo ri iguhaye akazi. Kandi uri docteur. Automatically kandi w'umuganga. No deployment mu gitondo. Umva hari ibintu bagafata ibyo babonye batajyongeye kubigisha. Ubundi umuntu afata ubuhamya muhaye akabuhuza na situation urimo, akabubyaza icyo uzaba cyo muri logique. Rero hari igihe logique yawe inyurana n'iy'Imana, umuntu akagushwa no kubyo bavuze. So ubuhanuzi bwakubatse ubukristo, ariko uyu munsi bwagushije benshi. Kubera iki? Atari Imana idakora, ahubwo ari abantu bakoresha ubuhanuzi nabi. Twongeye kohereza ikaze mwese mukurikirana Amabazo Official, Amabazo Official. Umugisha kuba musaba uyu munsi gusa igihe cyose wabuze nimuhaza mu gitondo, niba se waza kuzajyana mpazindukira umushumba w'urahantu wabuze ati buri gitondo nzajya kureba cyangwa se buri kureba ikintu kiriho. Nakavuga ati nimva mu kazi mbere y'uko ndyama, nakavuga ati mbere y'uko njya umuntu yarisetinye nkatangira kuvuga ati ibi nzajya bikurikira amasaha. Imana ibazimisha cyane aho uri kudukurikira hose uri, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, mu Burundi, abadukurikira baradukurikira mu Yezugisha, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari muri France, abantu bari muri Aziya yose, abantu bari muri Australia, abantu bari muri Afurika, muri Amerika y'Amajyepfo, abantu aho muri hose. Umuntu rero tubakire duha ikaze mu kiganiro cyose mu ijambo ry'uyu munsi. Uyu munsi uko mubona kuri kamera turi kumwe na ariko turi kumwe n'undi mushyitsi munsi yatuzaniye. Mbere yo gutangira gatumwakire abanze nawe abe ikaze, ariko anakire umushyitsi yatuzaniye. Urakoze cyane. Imana igumisha mukozi w'Imana, ndagushimiye kandi nshimira abavandimwe bose. Nshimiye n'abantu b'i Kigali bankurikirana benshi cyane, amagara n'umubwiye mu kanya ngo yabuze ikiganiro, ngo ntihakira hari humura ntugire ikibazo, reba byatambutse, simuvuze mu izina, Imana imuhe umugisha. Nagira ngo rero uyu mugabo aramureba ahangaha, umugabo w'amateka ufite ijambo ry'Imana, wakoreye Imana cyane, nagira ngo yivuge arakuze. Imana ibahe umugisha, kumpa ikaze. Amazina yanjye nitwa Vumiriya Jean Claude, nkaba nabasuye nkasura n'umushumba wanjye. Imana ibahe umugisha. Umushumba reka udusengere ko wasuye. Turagushimye Mana yacu kugiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ibitavuga Imana byose nibitugereho, kandi kiyoborwe neza kugira uzagira akamaro ababyumva natwe ababivuze, kandi imbaraga z'imikwe ziduhunge, ubutware bw'Imana tugaragareho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abakurikiye kino kiganiro, umuntu utarakora subscribe cyangwa se umuntu utarakanda kariya kazagira naho hantu ku munsi handitseho subscribe, bikore buri munsi kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho mu buryo bworoshye, umenye n'igihe twabishyiriyeho. Niba warakaze subscribe, usangiza abandi ijambo ry'Imana, wasangiza ibiganiro byiza bivugirwa no kuri Amabazo Official. Imana izaguzura cyane kuko ufatanyije natwe iri vugabutumwa rya online. Imana iguzura cyane. Uyu munsi turi gukora ikiganiro cyangwa se turi kumva amagambo, ariko hari ijambo cyangwa se hari ibibazo tugende twibaza, abashumba bagenda dusubiza. Mpereye ku mushyitsi, twamaze kumuha ikaze. Hari ikibazo cyangwa se muri iyi minsi ikintu cyateye urujijo, aho usanga abantu bigoye kumenya umukristo n'utari umukristo. Yego. Hari amadini runaka aba yashyizeho imigenzo, twavuga nk'abadive, abapantekote, adeperi, ugasanga hari ibintu baremye ku buryo umuntu wabo nabikora n'umugera imbere ko kumenya ko ari nyiri dini cyangwa se nyiri muri iryo torero. Ariko ntabwo y'ikirwa ameze ko umuntu ari umukristo. Bigatuma umuntu yakibaza, cyangwa se n'undi muntu muri sosiyete yakubaza ati se umukristo namumenya gute? Mu minsi yashize numvaga barakunda gukoresha ijambo murokore, mukaretse akaba ari umuntu bita murokore. Ni iki kizatuma umuntu bamwita murokore, cyangwa se nyiri icyo azakora mu buzima azabaho kugira ngo bazamwite umukristo?
murakoze cyane. Bibiliya irahari, ibyanditswe birahari, kandi tugomba kuyoborwa na Bibiliya. Ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 16 harayidaha twereka umukristo nyakuri, cyangwa kizamukwereka umukristo cyangwa se n'utari umukristo. Birahari hano muri Bibiliya ku murongo wa 16, Matayo 7:16 haravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari uwasoroma, biravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari uwasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ngira ngo uyu ni Yesu wabivuze ubwe, yarabyivugiye. Nawe hari ibibazo bari kumubaza bigendanye n'ibi ngibi. Ese nabavuga ngo Yesu cyane mu kanwa, kuko hari n'umuntu uherutse kuvuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ariko ibyo nkora ntimukabyiteho cyane. Ngira ngo yes, ngo mujye mwumva, usanga n'abantu babikoresha cyane ngo mwumve ibyo mvuga ngo ariko ibyo nkora ntimubitindeho. Ariko ahangaha Bibiliya itweretse umukristo nyakuri cyangwa se uwizera Kristo nyakuri aho tuzamumenyera. Ntabwo akenshi tuzamumenyera ku magambo avuga, kuko ushobora kuba intyoza nk'abitwa ba Apolo. Uzasanga hari inama yabayeho ngo umwe ni uwa Apolo, ngo undi ni uwa Kefa, ngo undi ni uwandi, ngo undi ni uwa Paul. Ariko ndashaka kuvuga ko ushobora kuba intyoza ukaba uzi kwigisha amategeko nka ba Nikodemu, ariko utazi icyo bita kuvuka ubwa kabiri. Ko na Nikodemu umwigisha w'amategeko yaravuze ati ko umuntu yasubira mu nda ya mama we akongera akavuka, urumva nawe kandi ngo yari umwigisha w'amategeko mu Bayuda. Ndashaka kuvuga rero Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Muri Bibiliya ntagatifu mugore masomye ndumva Bibiliya ntagatifu n'ijambo ry'Imana nuko adresse zaho dusoma naho twerereye bitandukanye. Yego, naryo ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ntagatifu Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 twasomye aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. yego, hari usoroma imizabibu ku mahwa cyangwa se imitini ku mikeri. Burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. nicyo Bibiliya ivuze. Ubundi kuba wambaye umusaraba, ukaba wambaye umusaraba ku gatuza ntibigaragaza ko uri umukristo. Sicyo bivuze ko uri umukristo. Bishobora kuba uriho kubera inshingano ufite, ariko ntibivuze ko uri umukristo. Wari umuririmbyi yavuze ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Icyambere kuba umukristo ni ukuba ubyiyizimo. Icyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri kuba umukristo ni ukubigaragariza naho utuye, naho usengera, naho ukorera. Kuko Bibiliya nusoma na Bibiliya na Daniel, hari umwami yavuze ngo numvise bakuvuga, ariko ntibamuvugaga nabi, bamuvugaga neza. Rero icyo tuzamenyera ku mukristo nyakuri ni ukumumenyera ku mbuto yera, ibyo akora, ibyo avuga. Na hariya muri Antiokia urasanga batangiye kwitwa abakristo ngo bumvise ibyo buvuga, barebye no ku mbuto bera baravuga ngo abana abakristo. Ko Yesu bari bamuzi nk'umunyakuri, bari bamuzi nk'umukiranutsi, bari bamuzi nk'inyangamugayo. Ibyo rero bibuze nta bukristo bufite, nta mbuto bufite. Nicyo tuzamenyera rero umukristo nyakuri ni uko ugomba kwera imbuto za Kristo. Urumva umuntu ashobora guhita yibaza se imbuto za Kristo zihe n'iki, mbese ni ibihe bintu azakora? Kuko hari umushumba, hari ukuntu abantu biyoberanye, akaba ari wa muntu w'indyarya pe, bya bintu akabikora nk'izo wenda tubuze kujya muri leta tuzivuga izo arizo, ugasanga ibyo bintu ari kubikora pe, ariko wakurikirana intention cyangwa icyo agamije ugasanga wa muntu si umukristo. Ni ibihe bintu umuntu wamureka ukavuga ati ibi bintu ari gukora pe rwose ntagiye muri byinshi byagaragaje cyangwa se binagaragaza ko ari umukristo? Icyambere ni ugusa n'ibyo uvuga, nicyo navuze. Amen, amen. Niba twigisha, hari umuntu ushobora kwigisha gusambana ariko wakarenga agasambana, kubireka uhita wandikaho toa. Hari umuntu kwigisha kureka inzoga ariko wazinywa, wandikaho toa, uhita ushyira mu manegeka nyine, ushyiraho toa nyine aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubundi niyo wahindutse, iyo wabaye umukristo biramenyekana. Ko na Sawuli amaze kwakira Kristo nawe ubwo yatangaga ubuhamya avuga ati nanjye muranzi ko narenganya, ko nicaga abavuga Yesu. Ariko amaze kwakira Kristo hari ibyamuranze. Wabyumvise? Yatangiye kwamamaza impinduka yakiriye, atanga ubuhamya, aravuga ati nahuye n'umwami hariya i Damasiko.
so ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yabaye umukristo hari ibintu bimugaragaza byanga byabo n'umushumba aragenda ariko twanakomeza tuga oya na hano urakomeza dusoma hari n'ahandi wasoma nk'ahantu ukahabona cyane cyane babasoma mu Bagalati ibice 5 umurongo wa 23 kugira ngo bumve noneho icyo birivuga noneho kuri za mbuto ko zo nta zirihariye ushobora kwigisha ntubera imbuto ariko biragaragara birasobanuka avuga ngo bayoborwe n'umwuka burya nuko bayoborwa n'umwuka ariko bisobanuye ndego Bibiliya ku murongo wa kangahe wa 5 5:22 Bibiliya yavuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ariko njye nifuza guhera ku murongo wa 16 ngo ndavuga ngo muyoborwe muyoborwe n'umwuka kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira urabyumva neza muyoborwe n'umwuka hano ntwatukomeza hahandi rero bakahoma reka hadusomere akavuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana ngizi imbuto rero ko umuntu utukana ntazo afite yabicuritse ubundi so arakoze umukozi meje buzana ndabishyigikira no kuba Kristo bugaragazwa n'imbuto umuntu yera nta kindi burya kuririmba n'ibibabi kubwiriza n'ibibabi kandi muzi ko buri gihe muzacunga urubuto ruza munsi y'ikibabi ntabwo ruza hejuru y'ikibabi burya habanza ikibabi hakaza ururabo ruto kaza munsi urumva biroroshye ko ikibabi kigaragara ariko urubuto runazi igihe ibibabi bihoraho ariko urubuto ntiruhoraho yego kuririmba bihoraho haleluya kubwiriza ibyo byose dukora izuba ryakubita bya bibabi byose bigashaka sigaye cyitwa urubuto rwo nta n'izuba ruhubura burya yego iyo rwaje rugira periode kandi yavuze ngo umugenge wakoze kusobanura ubundi umugenge ni agati kagizwe na kakiri gato kaba gafite amahwa kakagira akababi gato cyane ntawakegamira rero ariko umva yabigaragaza neza ko ari zambuta abantu bagaragara ngo ibyo turirimba dukora tuvuga nivuga butumwa n'ibibabi ikimenyetso Yesu aravuga ati mwantu mwaza ngo babemere nuko mugira urukundo ibisa bityo nta mategeko agira gutegeko abihana simwakwimuka ngo n'imirimo ya kamere kandi turebe no tuyikompare ukurikiye nta bibazo ufisha itabona impamvu ya kamere ni Yesus pastor hari ikintu nekereje kandi numva nacyo abantu kwikumva hari igihe gishobora kugera ntushobore gukora yambi ntushobore kuririmba ntushobore kuba wabwiza ubutumwa mbese yamababi agashiraho n'ibyo n'ibushoye ariko ikintu cyitwa urubuto rukagumaho rupfa kuba rwazamutse ruhari ururabyo rwarabije urubuto rukaza icyo ni igisanzwe uranyeganyeza kandi icyo nakundi urubuto buri iyo rweze rukabara rurya rurihubura cyane urugora cyane kandi urumva ko buri gihe kandi ikindi cyiza iyo igiti nta rubuto kiragira nta muntu kireba burya buriya n'umuti turango dukomeza badukurikira ko nta kijya none usijya no kuna kiguma hari abantu bava kungiye we ngo mporana abantu bamvuga nabi bandakarira naragowe nta yindi mpamvu wagowe n'imbuto kuko iyo urubuto rupfuye kugaragara uzarebe igiti cy'icunga nta muntu cyitaho ariko reka kirabye rukiri gito ntawe ureba ariko cyangwa umwembe bimaze guhishira uw'umujugujugu w'amabuye uw'ibiti unyeganyeza kuko bitewe n'iki mbere kitararabya ntawakinyeganyeje kimaze kurabya n'imbuto bakinyeganyeje ahari imbuto rero aho hari intambara nibyo kuko hari abaruzaje gusoma n'ibintu wa 19 imirimo ya kamere iragaragara ni kandi yavuze mu maburwa n'umwuka wera kuyo mutakuye kamere irarikiye ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana nibyo ngira ngo ukoze Imana bigusobanura byumva ubundi birasobanutse ni ibintu bisobanutse cyane ariko nanone mwumvise ko bavuze imbuto z'umutini imbuto z'umugenge buri imbuto ntiziryoha kimwe n'ibiti byazo biratandukanye hari akabuto warya nk'ako bita karungu ngira ngo karungu ushobora kuba utayizi iyo uriye ntuzumva ngo umuntu ngo yariye karungu
ejo umugeni rigeze rya akarungu ariko atari ukurakara. Yes, twari turi bareza akantu bita akarungu ariko ushobora kukaryaho ukamara iminsi nk'itatu uburure butarashira mu kanwa n'umuntu, niko bita akarungu rero. Urabona neza rero n'imbuto ziratandukana. Hari umuntu ushobora kukwerera imbuto zimeze nk'amaronji, tuvuga ko ari wa muntu ufite urukundo, ko ari wa muntu uyobowe n'umwuka wera, umuntu akakwerera imbuto ziryohereye rwose, ukavuga tumva uyu ni umuntu w'Imana. Ariko none hari umuntu wakwerera urubuto narwo rukereta ku buryo ashobora no kuguhuza kuba wajya no mu rusengero. Ushobora kuzasanga hari abantu bavuga ngo ngese aho kugira ngo nyizwe nka runaka ngiye kujya mu rusengero nabereka no gukizwa nabereka. Mu yandi magambo tubonye ibiti bibiri, ibyera kamere n'ibyera imbuto nziza. Ubwo niyera bira bya kamere azaguhuza byose. Yego. Niyera igiti imbuto nzima uzandi twabonye ya mirimo myiza itazahanwa naho bitandukanira. Ariko ikingenzi nuko tubonye ko tubamenyera ku mbuto. Ntabwo tubamenyera ku majwi. Tubamenyera mu kwigisha no kuvuga mu ndimi na bya bijwi bajya baririmba ngo haleluya, abandi ngo hari ukuntu abantu bigira nk'isaki nka dendo rwose. Kabuteze umuntu avuze buke byamutwariye. Ariko reka mbareke n'izo mbaraga, undi akagukanga, undi avuga ati genda irimbye imyaka 40, ariko bamenyera ku mbuto. Niko buryo dukora, tubwiriza, turirimba, ni byiza ariko ntabwo bisobanura ubukristo. Ikindi kibazo ushaka kubaza wenda reka kino nakibajije reka ntibaze aramfasha nanjye namufashije. Ndashaka turebe muri iyi minsi hariho ikintu cyitwa ubuhanuzi. Hariho ubuhanuzi, hariho uburibwo ibyo bavuga rwose bigasohora, hari n'ibindi bavuga nyine ukabona bibaye nk'iterabwoba, nubwo ari igihe ubwoba bwaba bukeneye abantu batangiye kwirara, ariko bikaba ari ikintu wakigenza ukabona siko kuri. Ndashaka turebe ubuhanuzi ni umusanzu yaba ku idini, yaba ku gihugu, yaba ku itorero, cyangwa se ni ikintu cyiza kije gusenya. Urakoze cyane. Ubundi ubuhanuzi ntabwo bwagenewe abakristo, bwagenewe abantu batarakizwa. Yes. Ko birivuga. Batarakira umwami Yesu, mbivuze gutya arabanyumva nabi ukuntu, ariko ubundi ubuhanuzi buri muri Bibiliya buri muri ndaje gusobanurira buri cyubara ko bazamuka bujyana n'abapagana ariko bo mu rusengero. Ninjye yabyigishije se narambure muri Bibiliya nashaka najya ku mpano z'umwuka wera mu Bakorino, araza gusanga aho hano urahabona kugira ngo umunyamahanga winjira muri mwe murego dore impano z'umwuka ngize yasomo harebe n'Abakorino irango ba mbere hari na ntiyenda 12 aho ngaho murebe neza kariho aburi abayantunguye atabimbwiye neza uko impano z'umwuka wera zitandukanye. Hashake tuharebe baho uzi uko mukiri kazi shake neza aho ngaho havuga nuvuga ngo uraza gusanga ko ubuhanuzi uza kureba hariho kuvuga mu ndimi nyinshi, guhanura, ariko ubundi ubuhanuzi bwagenewe abantu batarizera. Soma ku murongo nko kuba bakanahari no ku murongo y'umunyano ariko reka duhere ku bakana avuga ngo icyakora hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe, kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera mu byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Sawa ngaho komeza. Nuko ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikora muri bo, agabira umuntu wese ukashaka. Urakoze cyane. Ndagira ngo musomaza kuhabona uko zikora n'uburyo zikoreshwa. Ubundi akenshi ubuhanuzi bwari bwabereho kugarura abantu kuri Kristo.
kugarura abantu ku Mana, umuntu akinjira ugahita urondora ibyiwe byose agahita aca bugufi. Rero kumbwira ngo umuntu hagiye mu butayu baramuhanurira, nyine hagiyemo n'abapagani bo mu rusengero, ibyo kumbwira ngo umuntu yinjiye mu birimo. Noneho hakaba n'igihe cyabaga ngombwa ko abantu banezeza Imana ikababwira ibyenda kubaho. Turimo turajyana, ariko ugasanga itorero rifite ibyo twavuze, iyerekwa, burondozi, indimi, ariko uyu munsi hakoreshwa icyitwa ubuhanuzi gusa. Noneho kubera ko abantu benshi basohotse mu byaha bararaguzaga, binjiye mu itorero nk'abaje gupfumuza abahanuzi, kandi kubera ko ariyo domaine isigayemo akantu, urabyumva nawe, n'utari we nawe arahanura. Ariyo mpamvu biri yavuze muri Yeremiya 23 ngo bazabona ishyano abahanuzi bavuga ngo navuze kandi ntavuze. Ikintu kiri kwica itorero nta musanzu uri kuzanamo, nuko abantu benshi bari kwigira abahanuzi kandi bataratumwe. Umuvuga ngo narose kandi ntacyo yabonye, akabwira umuntu Imana igoye ikintu akagitegereza akazakibura, yakibura kumva arakari Imana, ariko ntago ari Imana yavuze. Ariko ubundi ubuhanuzi bwakagize umusanzu, kuko umuntu yenjiye mu itorero bakamurondora, bakamuvugaho ibintu, bakamuhanurira, bakamubwira byose, umuntu bati ahantu hari Imana nzahagaruka. Nuko abenshi bagiye banaza burya. Ariko byageze aho, niba ari ubutubuzi, niba ari ukwiyongera, niba ari iyo nzira yonyine isigaye cyane ko uyu munsi abantu benshi barabishaka. None n'abakristo nabo batakaje kwizera, hari no kubwira ngo mbwira icyo Imana ivuze, kandi Bibiliya yarayifite mu ntoki hariya. Rero ubuhanuzi wakabaye umusanzu wo kuzamura abakristo, ariko ubu hari abantu baguye baranabireka. Ngenzi n'uwatwitse Bibiliya ati ibyo Imana yavuze si byo, ariko ntabwo ari Imana, ntabwo ni abantu byagize gute, baricaye baravuga. Kuko hari nigeze gutanga hano ikiganiro, umuntu amwe ngo se mu itatu ngo yavuye, ariko ntiyabyumvaga. Ubundi ikirere cy'umwuka, isi y'umwuka bashobora kwisobanukirwa. Hari ijambo riva ku Mana, hari ubuhanuzi bw'amarangamutima, hari n'ubuhanuzi bwo kwa Satani. Iyo ni imyuka itatu yunamiye isi mu buryo bukomeye. Hari umwuka w'Imana uvuga, abantu bakavuga Imana yabatumye, kandi abahanuzi barahari rwose turabemera, bakorera Imana, bavugira Imana, bavugana n'Imana. Hakaba n'abandi bantu bakoresha amarangamutima yabo. Ubu ngubu uri umusore, kuguhanurira ubukwe ni abanyobye. Ese muzarongora umusore wese ujya kakunya n'umwukwe burihuse, mbese impanure ngo nanjye Imana yambwiye ko nese niba uri umusore uzarongora, niba uri umukobwa uzarongorwa, niba uri docteur uzabona akazi ntagitangaza ngo uhanurira akazi se bwe ngo ri iguhaye akazi kandi uri docteur automatically kandi w'umuganga. No deployment mu gitondo umva hari ibintu bagafata ibyo babonye batajyongeye kubigisha. Ubundi umuntu afata ubuhamya muhaye akabuhuza na situation urimo, akabubyaza icyo uzaba cyo muri logique. Rero hari igihe logique yawe inyurana n'iy'Imana, umuntu akagushwa no kubyo bavuze. So ubuhanuzi bwakubatse ubukristo, ariko uyu munsi bwagushije benshi. Kubera iki? Atari Imana idakora, ahubwo ari abantu bakoresha ubuhanuzi nabi. Wera nubwo nihuse tuze kujya mu gice cy'inama n'iki, ubivuze gutyo ntekereza umuntu yasigaye yibaza noneho ndekere kwemera ibyo mbwirwa, ndekere kwakira ubuhanuzi, noneho niba hari n'abantu bashaka kujya muri ubu buryo. Ikintu cya mbere banze bizera Imana mu mutima, kandi ikindi ntibakizwe nk'abaje kugira ibyo baka Imana. Twaje gushaka akiza, ibindi ni inyongera. Twaje kugira ngo turuke mu mutima, ntabwo umuntu yaje gusaba ibintu ku Mana. Iyi ntabwo ari banke saho ujya kugura. Icya mbere ni batera intambwe yo kwakira Kristo wamena umukiza, icya kabiri bizera Imana, icya gatatu bemere ko Imana yanakora itanavuze. Hanyuma icya kane umuhanuzi nahanura ubyakire nk'amakuru yo kugushyigikira, ariko ntuburarikire ngo ujye no kubugura, ngo ujye no kubwishyura. Siko bimeze buriya, kuko hirya y'urukundo rw'Imana n'Imana ikabizana imbago by'abantu babonye kubitwaramo. Reka mbaze evangeliste Rubira ngo we uyu Imana ayifite. Ni n'umuhanuzi ko niyo domaine yanjye ahubwo. Domaine yanjye uri kubivuga ahari nicyo kintu cy'Imana ikoresha. Amen. Ariko numva ntahantu ndabona kuri channel yavuze ngo Imana yatangaje ibintu bikomeye. We rero tubwiye niba ari ubuyobe kuba ataza kubitanga ku macano, Imana mubwira niba ari ibirangira mu gikari. Ariko ndashaka kubaza noneho kuri bagenzi bawe muriye muri uyu muhamagaro. Ubona hari icyo mwebwe mwishinja, cyangwa pasiteri n'abandi bose bagenda babakomataho nk'utwo, ni ukugira ngo gusaba harabi ku murimo wanyu? Murakoze cyane ku kibazo cyiza kandi na topic nziza. Icya mbere ni uko
ari abahanuzi ari nabo bahanurira bagomba kugira umurongo ngenderwaho. Kuko usanga umuntu yarafashe igisoza akakigira ikibanza, ikibanza akagihebutsa. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi biraza nyuma. Ibindi rero ntibibanza ahubwo biza nyuma, habanza ubwami. Icya kabiri, umuhanuzi arakenewe kandi uko niko kuri. Ariko ndashaka kuvuga yuko hari abahanuzi bavuga kandi Imana itavuze, akatangaza ibintu kugira ngo yiyamamaze, kugira ngo amenyekane, cyangwa se akabivuga kubera inzara. Ahubwo ati nutama amadolari 500 urapfa, akagutera n'ubwo wengenzira abantu bafite ibyo bikomere. Imana ingeretse mu rwari bitabye oya kanabizana, oya hari igihe anabiza, hari igihe haza byitwaje mu mufuka. Hari sasa kandi mu mezi 3 turabikoretse. Hari n'igihe umuntu azaga gusiga mu kana akavuga ati mbonye sirikeri tiyizengurutse inshuro zinga, ngo sirikeri aho ngaho ngo isanduku ngo nyibonye muri salo, agakurikira ngo isanduku kandi agasiga itavuye. Ndashaka kuvuga rero ikintu bita umuhanuzi nyakuri. Yego, ni umuhanuzi uvuga Imana ivuze. Haleluya. Wabyumvise neza? Umuhanuzi ashobora no guhanura ubuhanuzi bamwicisha, ariko atumwe nayo. Akavuga ati nibance umuntu bashaka bance umutwe nka Yesaya bawukatire mu gishyitsi. Ariko mbe mvuze icyo Imana ivuze. Hari abahanuzi bakenewe nk'abayitwa Mikaya. Hari 400 b'ibinyoma. Reka twibutse abantu badukurikiranye kuherekera kose, ntabwo ab'inzaduka babayeho uhereye kandi nabo beshe. Usanga abahanuzi b'ibinyoma aribo babeshe, ukuru ugasanga ari nk'umwe cyangwa ari nka 3. Abanyuma banagaragara cyane. Yes. Rero ba Mikaya urababona hari ugenda usome Bibiliya urasanga 400 bavuga bati genda uragaruka. Undati wa. Gatari ko rero atubonye bameze nk'izijya Bisirayeli. Akahita muhereza urukiti umva bagushyira ahantu baguha ibyo kurya by'agahimano n'ayo mazi yo kunywa agahimano, uzava muri geza rukungarutse ukagaruka. Ntabwo nzaba narahamagawe nayo. Hari abahanuzi bakeneye nka ba Eliya. Amen. Sinzi niba umunyumva icyo wambaje nicyo shaka gusubiza. Abahanuzi mwaba Eliya barakenewe bahagararira Imana, bapresent Imana. Ubundi kuba umuhanuzi ntibivuze ngo ushobora kuba ufite konfiremereye. Imana ishobora kureba ikabona yaguha message ukayitwara. Ikindi kibazo dufite ikibazo cy'abahanuzi batarezwe, batatojwe, badafite ababyeyi. Iyo tuvuga ngo abashumba nk'aba bagiye badutoza gusenga, bagiye batubwira ati iki ntiwakivugira mu iteraniro, ubuhanuzi bwa General bagutanga gutya, ubw'umushumba butanga gutya. Buriya hari n'ibintu usanga ubundi umuhanuzi arubaka cyangwa agasenya n'ibintu bibiri. Icyo kibazo kiremeje abantu muri iyi minsi. Ahabwa message. Ejo hari ikiganiro twakoze kuri Munda Gospel. Yego. Abantu wenda bagiye bakagikurikira. Abo message aho kugira ngo niba Imana izatwerekeye gukura mu buyobozi runaka. Ibyo ntabwo ibivuze kugira ngo ujye kubibwira n'abayoboke cyangwa se n'abaturage bo muyobozi. Yes. Ikomereje ku muyobozi. Yes. Ya ku muyobozi muri protocole biri musebe yose kugira ngo ugereyo. Uhereze ubutumwa bwe. Kuko niwe bugenewe. Niba yihane, niba hindukira hindukire. Ariko wijya kubwira nabo abaturage ngo umuyobozi waje ndere rero ikibazo isi ifite tuyishyire muri rusange, nuko tugwijije abahanuzi ariko batatojwe, nuko tubwirije abigisha ariko batatojwe, tubwirije abavuga butumwa ariko badafite abantu bigiyeho. Niba Timoteyo yarigiye kuri Paul yigiye kuri Kristo, aravuga ati mugere ikirenge mu cyanya nkuko nakize mu cya Kristo. Urumva ko yigiye hari uwo yigiyeho. Niba Elisa yigira kuri Eliya, niba Yeshua yigira kuri Mose, uyu muhanuzi utanze message agomba kuba afite umubyeyi wo mu mwuka wamureze. Wabyumvise neza? Usanga hari igihe hari ikintu cyambabaje wenda reka nyivuga, ariko na nyiracyo narabimubwiye, ntabwo mbivuga kuri kamera gusa. Hari umugabo wigeze ambwira ngo yajyaga atubwira n'undi mugabo ubu n'umupasiteri akatubwira ngo turinzerereze. Ariko kuko nanjye kubicekinga nubwo iryo jambo ryankomerekeje, ariko nje kubicekinga asanga iki jambo yavuze nuko yarivuze nabi nawe ntabwo yatwereye imbuto nziza ziribwa. Yaravuze ngo turinzereze, kandi kuko ugasanga ukuntu twagiye mu buryo bwa fraude. Ukagenda utatse uruhuso pastor utambwiye ati mushumba nzajya hanaha, akumva wagiye kubwiriza ahantu hirya bakuvuga ariko we atakuza ku mudugudu. None haraduhamagara n'uwitwereke ariko mwanzerereze mwe nzabagire nde. Iryo jambo ryarababaje n'ubu ndacyarwana naryo. Rero usanga ari abo bahanuzi bategera ababyeyi nk'aba ngo babarere babafashe.
buriya Samuel ikintu yari ashinzwe iri Amayinayote, kiriya cyumba kiri Amayinayote hari ingabo za Sawuli zafatiwe, kwari ugutoza abahanuzi. Iyo bavuga ngo abana b'abahanuzi ni umuntu utarafatika mu buryo bw'umwuka, uranyumva neza, ukamurira kugera ku rwego urumva n'ubwo waba udahari ushobora kumusigira iteraniro ukavuga uti amateraniro atangira neza asozwe neza. Kugeza kuri uyu munsi rero dufite ingaruka cyangwa ikibazo cy'abahanuzi batigeze batozwa, akarota cyangwa kumva nk'ijwi niba ari n'iryabaringa. Burya amajwi, hari amajwi menshi, hari umuririmbyi ngo amajwi yose wumva ntukayumvire kuko hari iryakuyobya, hari iryagushuka. Rero ndashaka kuvuga yuko kugeza kuri uyu munsi dufite ikibazo cy'ingo zasenywe n'abahanuzi. Dufite n'ikindi, ariko harimo n'abazubatse, hari n'abazubatse, tuvuge no kuri kote zose. Ubuhanuzi burubaka bukanasenya, ariko dukeneye abahanuzi bubaka, ntabwo dukeneye abahanuzi basenya. Rero abahanuzi bagira umumaro mu itorero ndetse no mu gihugu, ntabwo ari mu itorero gusa, no mu gihugu. Umuhanuzi ba Elisa bajya babwira ati nimutere muratabaruka. Urabyibuka yuko hari umwami wasanze Elisa ngo ati shaka umucuranzi w'umuhanga nkwereke. Byari cyo ntekereza, abakozi b'Imana n'abahanuzi ntabwo duhanura mu rwego rumwe, twemeranywe yuko nigeze kukibaza ikibazo kimwe, ntabwo nakibaza uyu mugabo cyangwa wowe, twakibaza tukavuga twemye nkabyihorera, ariko reka nkivuge mu magambo yumvikana. Yego, ari umuhanuzi ari n'uhanurirwa kwibaza, bose barakeneranye. none se gute ubu urakoze kugisubiza wihusemo, ariko tumye tugatekereze. Njye ntekereza ko nta n'ukeneye undi muri bombi, kubera ko ubundi kwanza message irava ku Mana, ahubwo n'Imana ibona ko bo bakeneye ubuhanuzi, ikabona ko familia yamuhanurira, Imana ikabahuza. Mwe muranye icyo tuvuga buriya, iyo ni ifite message yayo. Nkuko yabwiye umuntu mpamutse ngo Ahiya nonsome igitabo, amwe ngo Ahiya bamusanga yicemuza ati witonde, Yerobowamu maraje umugore we yihinduye, ngo Ahiya yibereye kure. Ambwa ati wa mugore yikwisha, Imana imubwira mbere yuko mukahiya hagera. Ambwa ati wikwirirwa wishushanya nakubonye muri gutya no mwana arapfa. Ndibwo ndatigenda uko ntango icyo nshatse kuvuga aha, Imana nyiri igihugu, message yacu ahantu nyurubundi, umuyoboro wayo n'umwuka wera. Nizo mpano n'ubuhanuzi n'amayerekwa n'ibindi. So rero Imana kubw'urukundo dukunda, ibona ko bo bageze ahantu hamugoye, igahagurutsa avumiriye, akumva atiri, akumva bimwatsemo, atumva ko Uwiteka avuze, wize muri Amerika. None ugasanga nta na mwene wanyu wazi nandi utariko ibintu mbwira tugire gute, tubyihorere. Kagiye kubona ibintu biri bigize gutya, ukabona birakunze. Ariko ikisha abantu uyu munsi, umuntu aravuga ati sinasenga ntafite bamenye. Wa muntu uri buheze ituro ribyibushye, ntabwo ari gutaha atakubwiye, kubera ko atarezwe, ataciye inayote, ataciye mu biganza by'abantu b'abanyamwuka, azavuga ati ati mbonye iki agutekinika agende. Ubu hawe n'umuntu ibintu by'umuntu. So ariko igikwiriye ni iki mu buzima, nuko Imana niyo ihuza barya abantu, uhanura n'uhanurirwa bikagenda neza. Imana yose cyane. Kigali tugiye kugisoreza, abantu badukurikiye wenda nkuko nabagiye bakora subscribe n'iki n'ibindi bibazo bikurikiyeho n'ibindi biganiro bikurikiye, cyane n'ibisubizo byinshi bitandukanye. Ariko tugana ku musozo, ni umwe mwanzuro cyangwa se inama twatanga. Uyu munsi umuntu uri kudukurikirana arashaka kwakira telefone y'umuhanuzi, mubwira ati mbonye ibi ngibi ariko nyohereza y'umukeka. Ariko ugahita nyohereza y'umukeka n'ubusengero, ukibaza umukeka niba yanasanzwe asengera kuri matoro ugiye kumuhindurira, ugasanga bari gucana. Reka duse nk'aho tugira abantu inama cyangwa se dutange umwanzuro kuri byose tuvuze. Icyambere giye bareka bene umushyitsi nari kumuhera, ariko ntacyo reka dusoreze ku mushyitsi wacu. Icyambere abantu boye kubaka ku idini bake mu kwizera Imana, ko twabonye ko rimwe na rimwe kuba abantu bagenda mihango yakwambara gutya, hari n'abagira utumenyetso, mbega ibimenyetso by'idini yabyambara akagira ngo yavuganye n'Imana, ariko siko kuri siko bimeze. Ikindi dukwiye kumenya cyihutirwa nuko abantu bakwiye kwera imbuto. Imbuto nibyo. Icya gatatu ku buhanuzi, ari umuhanuzi yirinde kuvuga Imana itavuze, kuko biratwetse muri Yesaya yuko ngo bazabona ishyano, bavuga ngo nawe ntavuze. Icyanyuma ndabwira abakristo badukurikiye, wowe niwe umuntu aguhanuriye, bifate nk'ubuhanuzi, kugira ngo ibintu byose tubigenzuze umwuka wera, kandi twemera ubuhanuzi ariko bwagize gute, bwasohoye. Njye sinabivuga, ariko umuntu abimbaje namubwira nti yakuntumyeho ni guha umukeka.
njye niko nagusubiza jewe, ariko siko muzandi basubize. Ikindi dukwiye kumenya, ubuhanuzi bwose babugenzuza iki? Bibiliya, ijambo ry'Imana. Kandi ndabyemera, Bibiliya yaravuze ngo ushaka ijambo n'ury'ubwenge arishakire ku batambyi n'abahanuzi. Ariko twemere ko hari n'abahanuzi batagira ubwenge, nka wa wundi wishwe n'intare kubera kurya mu gasozi Imana yamubujije. Yego, turimo turajyana inama nyamukuru, begere ijambo ry'Imana, bakizwe, bizera Imana, bizere n'ubushobozi bwayo, kandi nabo bigirira icyizere. Umuhanuzi naza umwakire nk'umuhanuzi, numuha n'icyo umuha uzatume ko umutima ubikunze, Imana iguha umugisha. Dusoza tugira abantu inama naha abantu badukurikiranye ba hafi na kure, nuko Imana uyifiteho uruhare. Haleluya. Ni Imana yawe, ni Imana yanjye. Haleluya. Ntabwo ikiri Imana y'Abayuda gusa, ntabwo ikiri Imana y'Abisirayeli gusa, ahubwo ni Imana y'abantu bose. Mu mahanga yose munsi y'ijuru, umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Haleluya, Imana iramwemera. Yesu ari ku musaraba yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo byose birarangiye. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Biravuga ngo kugira ngo buri muntu wese yemererwe kwigererayo. Baragira ngo babwire ngo ibyo abantu batuma abandi ku Mana nta nubwo ibyo ntuzi, iyo style ntago ariyo. Nibagende bigerere ku Mana. Umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, nawe Imana wayigeraho bigashoboka. Ibyo abahanuzi bahanurira indamu ibiguzi nicyo bazatahira rwose, bazatahira ibyo bahanuye ino, ibyo bakuye muri izo mpano, ariko ijuru ryo ntaryo bazaba bategereje nibatihana. Izo tekinike rero bazihorere, bagendere ku murongo wa Kristo, bera imbuto, ari abahanuzi, ari abakristo, ari abapastor n'abandi matitire. Icyo Yesu akeneye nuko tuba abakristo. Amen. Abantu badukurikiye bakurikira Iriho TV, ni televiziyo cyangwa se ni chaîne ya YouTube, bicaye ibiganiro bitegurwa na Evangelist Muriya. Reka nibabwire abantu bashobora kubishaka bashaka kumuvugisha, 085 884 150. Nta mbabazi, turahorana hari byose hano. Birahari. Bakore subscribe duhorane. Kandi bakunda cyane. Asante sana. Amen. Kadusenga Imana, buriya dusengera umushyitsi kugira ngo ibyacu bisozwa n'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana. Haleluya. Uri Imana yaduhamagaye ngo tugukore. Amakuru dufite Niyo mpamvu turi aha ngaha. Izina ryawe nirihimbazwe. Waratabutsemo kabiri. Haleluya. Hari abantu bamaranye igihe ibikomere batewe n'abandi, ariko niwe wo muri nguma. Muri Hosea 6 turavuga ngo ubwo Uwiteka wadukomerekeje ni nawe uzatwomora. Hari n'abandi bafite ibikomere batejwe n'Imana, ariko ufite ukuntu uzabyomora. Mu bubasha nkuzimo ufite imbaraga zo komora ibikomere twatejwe n'abantu, ndetse n'ibyo twatejwe nawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Dusengeye aba bagabo, dusengeye aba babyeyi, dusengeye abasore n'abakobwa abari hafi na kure. Ikiganza cy'Imana nikibabeho, ibendera ry'ubutsinzi nirizamurwe. Babana igihe ibyifuzo, bamaze igihe barwaye, imbaraga z'Imana zibagereho, babone neza y'Imana. Ndagushimiye ko abantu bagiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.